Dore ibintu udakwiye guhangayikishwa nabyo mu gihe urimo gutegura ubukwe bwawe. Icyambere, ntuzagire ubwoba mu gihe hari icyo wifuza gukora. Rimwe na rimwe iyo ufite ubukwe usanga imiryango imwe n'imwe hari ibintu runaka iba yifuza ko wakora kandi nawe ufite ibyawe wapanze gukora. Rero uba ugomba gukora ibyo wapanze kugira ngo utazicuza mu gihe cy'ubukwe bwawe, cyane cyane iyo ubonye hari imyanzuro runaka wafatiwe. Ikindi kandi, ntuzite ku by'abandi bantu bakora mu gihe cy'ubukwe bwabo. Akenshi usanga abantu bakora ubukwe ariko bakagendera mu kigare kubera ibyo babonye ku bandi. Rero wowe uba ugomba gukora ibyawe kandi ugahamanya nabyo mu mutima wawe, utitaye ngo ese runaka ko yakoze biriya njyewe uwabikora. Impamvu ni uko buri wese aba afite uburyo ateguramo ibintu bye. Ikindi kandi, ntuzahangayikishwe n'ibyo abantu bazagutekerezaho. Abantu bavuga ibyo bashatse, ndetse witaye ku magambo y'abantu nta kintu na kimwe ushobora gukora mu buryo bwawe, kuko abantu bavuga ibyo bashaka kandi bagatekereza ibyo bashaka. Bityo rero ukwiye gutegura ubukwe bwawe ariko mu buryo bwawe, utitaye kuri rubanda, kuko amagambo yabo ntabwo azigera ashira. Reka nsoze mbashimira ku kuba mwabanye nanjye, bifuriza umunsi mwiza. Nitwa Theoneste Munyembabazi, reka mbabwire nti obrigado.